nakubataje hano turashima itanze ubuzima bwacu. Haleluya. Na ndikwiye kwabo dusome babo bagiye kuva mu nzira ukima soma ngaho ndeba mushita Mariko 10:10 40 Numana nije mumiro na kane Mariko 10:4 gisoma ngaho tugende bahageze avuze iki Yesu agize impumyi yitwa Bartimayo. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje. Aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi. Babarira. Haleluya. Uretse umakanda shaka babarira rero. Abantu benshi baramujyana ngo ahore. Kubatari ko maze asakuza ibiki wowe uri mu myitakazo ugira ntanizo ujya mu mujyi wa Kigali nta n'umwana ugira wowe nta n'amashuri wowe none ko wasomye wowe wishamiye tugaca kugira umuntu wicare kwihangana baragucecekesheje ihangana bakinyizira ihangana niyo mpamvu wagerageje biranga ni ukubera iki baragucecekesheje biranga wagira ngo yamucuza abana bamuceceka ugira ngo abandi baceceka ugira gushaka abandi baceceka ugira guterera kandi baceceka bagucecekesha ubwire bihangana ubwire ngo Paul bakumbire ngo Paul please Paul ntacyo agerageza kuvuga yumvise ko yasashe agize agatake n'abaceceka sikwavuze bisebe abantu benshi baramujyana ahore ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati mufatire mu kiganza umuntu yegeranye mubwire ngo Yesu agiye guhagarara ku kibazo cyawe, agiye guhagarara ku ntambara zawe, agiye guhagarara ku burwayi bwawe, agiye guhagarara ku kazi kawe, agiye guhagarara ku bana bawe, agiye guhagarara mu rugo rwawe, agiye guhagarara cyane. Haleluya. Yesu arahagarara rero. Yesu arahagarara arababwira ati nimuhamagare. Yowe kumva umakangeza Yesu arahagarara akimara guhagarara ni nimuhamagare. Amen. Bahamagara impumyi barayibwira bati humura. Uretse gatoya baba nibamuceceka ceceka niba igiye mu humura baba nibamuceceka niba igiye mu humura agize gute aramuhamagara bwira umuntu wicaye ngo abagusize amabyi nibo bazaguhanira, abagusize amabyi nibo bazagira gute bazakubagira mu bugenge bw'acana gatakaru kubu abavuze ngo ntabwo uzashaka ngo ntabwo uzarogorwa ngo ntabwo bizemera niba bazakudodera niba bazakudodera niba bazafite degeri niba bazabakora zamuraniye cyane. Uziko bavuze ngo ntabwo bameranye n'umugabo wawe ni ukuri ko Imana zikaba zari bamuri bazagenda niyo bazadehe abavuze ngo ntabwo uzabyara niyo bazabaka zigiye kujya gute ariko ngo bamwe bamwamutoceka baramubwira ngo baramwamutoceka humura Yesu araguhamagara. Haleluya. Nyir'imbabazi araguhamagara, utareruswa araguhamagara, utarabuye abantu araguhamagara. Haleluya. Mbwira abantu batanu mw'ijana na batatu mubwire abantu baraguhamagara Yesu araguhamagara bakaguhamagara ariko zagende araguhamagara. None twakoze twakana kugira ngo bahamagara ko yaruza ngo tubageze mu zuba yahamagara ogiye none se twebwe ndakushimana ogiye twabona kazi yahamagara none se abantu bazi kuhamagara ari Yesu yebute bibi bakunda kandi bazi kuhamagara bibi bakunda bazi kuhamagara bibi bakunda bahamagara ariko
wese Yesu kwa wale mwini nani itumena wayo biri mu cyaro wa hagireka ugiye hanya y'Imana bihagaraho ndabona wambaye ibinene kubyandiko nimwe bafunga itakijana hamo wahashye ariko se nuko ko mu byukuri nako wambaye ntabwo utagize ubwira watandeje yewe wewe mama wewe biraza ngo naitumenda wayo batirakodo itumwanda w'umukode itumwanda w'umubumba itumwanda w'ubushomeri itumwanda w'ugukodesha itumwanda w'inzara itumwanda w'iki w'uburwayi naitumwenda hamwe bigiye gute hamwe bigiye gute abantu bako bagiye gutumwenda bakomera amashyira hejuru cyane batumwenda nugukodesha kuri kwimana umugore yasura mu saa 7 z'ijoro ku cyatanu cyane maze atatu n'ijoro abanga gishingiye ko wayabuze soka ndasoka nambaye neza isukuwete niseze nanga kikakiri gusore neza icyatanu soka saa 7 z'ijoro ngomeza batakata mu keretse ndimo kugenda kwa ikinira cy'ikijyana ni umukoro burya inzara yakakujya ariko utabize hawe n'iki usanga ni ukuri kw'Imana ngitumwere w'iki umukode nayo mu nzu yayo muri make 2022 cyari byaraza wagerageje ibiranga ariko mu byo gatatu utumwere w'iki tumwere w'umukode tumwere w'ubushomeri tugoye cyane nayo ngitumwere w'ubushomeri nuko irazamuka kandi iratambuka yegera Yesu arayibaza ati urashaka ko mugirira neza iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka Yesu arabwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije uwo mwanya arahumanuka amukurikira mu nzira Yesu kimwe cyane Yesu abaza ngo nuko 23 nakubwira nagukorera iki nagufasha iki ukeneye kubona ubwone ukeneye kubona umuryango ukeneye kubona akazi ukeneye nanjye gukora icyoro cy'Imana mu nuko Yesu ngo kimara kumva ijambo ryayo nabwo ngo kwizera ntanze bite kuragukishije ngaho ngende iki amahoro fata mugeza mu kiganiro ngo ngende amahoro y'Imana ngende iki jye mu bucuruzi bwawe amahoro mu izina rya jya kubyara amahoro mu izina rya jya kubaka amahoro mu izina rya ongera izamure cyane haleluya kubera icyabaga mu byibuke neza iyi ntumyi ngo yaratatse barekejeje niyo mpamvu nakubwira ni wowe wishimira umwicaranye nusanga uzakora guceceka uzamuka u Rwanda kuko umuntu arashaka gutuma udakora kuri Yesu iyi mu myitwa barutumaye iyitanga kugira umuntu isakuze cyane ntabwo ari kubona Yesu ubwa mbere arashaka kugira ariko guceceka wisakuze ntabwo twishimiye ceceka n'ibiri ceceka ngo ariko iyo ntiyabyitaho n'ubundi ngo irushaho gutaka mu gitaka cyane wese arayumva fata umuntu wicaye mbwira mu kiganiro Yesu ajya yumva ijwi ryawe Yesu ajya yumva ijwi ryawe ajya kumva ijwi ryawe ajya kumenya gusiga kwawe ajya kumenya gutaka kwawe waba ugiye cyane waba uri ahangaha waba uri mu rugo Yesu ajya yumva gutaka kwawe waba ugiye cyane waba ugiye cyane haleluya ahantu hari umumama none ko mubize ndebere mama yere ku mutwe atashye oya nuriye kwene abuka mubiri mama bakwimana kayiranye bana hano mubwira satani yari yarabashira yawe yaramaze kwihangira ngiye kubona ngiye kwa muganga mbona bakubaza imbyimba bitatu
cyangwa tukimene kiragwita Imana iranga ngo ngubwire ubwo ni uburwayi Satani yateje ku buzima bwawe bwashaka kwitana uyu mwaka ntabwo tuzawuneza uyu mwaka ariko nyiringabo Imana ishobora igahe byose washimira yawe yumva ishuri ryawe yumva gusenga kwawe iragucisha mu izina rya Yesu bareke bameshime cyane wajyaga wumva mu nda yawe harimo ibintu byameze nk'amabuye sibyo imisaga atari bimbwire ubundi bw'agahaga wajyaga wumva mu nda yawe arimo ibintu bimeze nk'iki k'amabuye igihe kinini ukubara iby'ibisoro biza bikurya ngiye kubona mbona mwene yawe n'ibintu bitatu ngiye kubona buriya kwa muganga mbona isubiyane mbona bakubaza ikibimba kimwe mu bimba bitatu birabereka uhita Imana namwe yamucyakaze mu nzu yawe uyu munsi no kugira ngo ukize wazabona icyubahiro gishya wazabona icyubahiro gishya wazabona icyubahiro gishya haleluya ikindi cyakabiri muraza kwicara turi kumwe ndi kwitegereza hanga umutwe urawurwara yego nagiye kubona mbona umutwe urwaye ibyo byiba n'ibigutera ngiye kubona mbona uwo mutwe uruhande rumwe rwawe pararize uhumye amaso amatwi arapfuye mbega umusubwenge Imana muri tukamenya tusenge Imana yanga uyu munsi amasengesho yawe Imana yayigisha mwayikuye abashyitsi cyane tuka mama mutumu kiganza kunye Tabanga tabanga bana ibyo mvuze ni byabasije nibyo niko bimeze wizeye gukira kw'Imana wizeye imbaraga z'Imana Imana ishobora igahe Bibiliya yavuze ngo iyo mpumyi irataka cyane wese agira gute ayihamagara ngakihamagara ita umwenda wawe isangane Yesu aribaza gushaka iki bakatashaka kugira gute gukira ngo bana bakiremeza byane utumikira nakiremeza byane nakiremeza byane nakiremeza byane kwa gusende kumenya mana mwizina rya Yesu byara ko neza kitemera twamaga Imana isura byose Imana ikiza uyibujyanye imbere yawe hari n'ugaye kubuzima turavuza ngo nigere mwizina rya Yesu yabe turupu tukanye imbaraga mbi tukanye ibinyimba tukanye poreza mu mutwe mwizina rya Yesu icyuro cy'Imana cy'ukwiwe amen terabesha twigende twababira cyane Hapo tupoka. Nagiye kwa. Mbona muracuruza? Ngiye kwa bana hacuruza. Akoze mu bintu byawe. Wacuruzaga. Akimara kubikora batwara amakantu kamwe. Niba ucuruza inyanya n'ibitete isi. Ngiye kwa bana bijyanye. Akimara kubijyana. Ajyana hirya. Abihagara hejuru. Abinyara. Arabaho ntabwo uzigera utunga amafaranga. Uzajya abagende uyabona agende ugera muri banki ugende mbega uhora mu ruzerero mu ruragiro mbega upfa ariko Imana yabura guhugura irambe ngo ibibazo byawe byari byarahumana ariko Imana iragejeje ntabwo Imana yacishije cyane uracuruza cyangwa byagucanze byaranze waracuruzaga iki inyanya n'iki yacuruzaga iki imbuto none byagize gute baramurangije ndakwara batuzira wacuruzaga he ukiriho tumwohereza cyangwa ngo hari icyo hasi tumwohereza cyangwa icyo tumwohereza cyangwa icyo ukeneye kujya gusurayo ukeneye kujya gusurayo urabikeneye kudapfa ngo urabikeneye n'abandi bakutwaye tujye gukoreza dufite ubushobozi n'iki n'ubutwara bwo gukandagira inzoga zikuru tugiye gukoreza gucuruza neza ryane yaje irareba cyangwa cyangwa umuntu yarafashije imbere arangije kuramo aragenda bihagaraho umurozi abinyaraho aravuga ko Imana uzongera zaba nazikora akiraga ngo nimubwire
humura, shira umutima mu rero kandi Imana uyu mwaka bagwima ngiye mu kazi bagagiye mu kazi bamukomeye bakomeye batsosheze ngiye mu kazi agiye tanga baniza amachana ruya ajya mu kazi agenda kore bachi baraka usidasimbuka ngize ryari ndabifika ngize ryari ngatumwenda tayumwenda uti tayumwenda uche tayumwenda uho mwizira ryari yes achira kusabira ryari yes achira kusabira ryari yes achira kusabira ryari yes mwakuma basikisha nana haleluya haleluya mwaje amadashi nitumwende wayo ikimara kutumwende wayo wisanga Yesu umwe wamugabo anguruka wowe umwe makuru birongera cyane birongera cyane bana nawe ubwira ikintu cyakuza danga nukujya kumenya amakuru y'ubuzima bwawe icyambere wibutsa amakutaza uri umwuka wo gukenyuka ni umwuka ugenda kandi wari umwuka wawe mu muryango wawe uri umwuka wo gukenyuka ngiye kubona abantu wicaye ngaho ngiye kubona abantu bakoze mu maso akikora ku maso ubituma ngiye kubona abantu ikintu bitigara kiraje kikararenganya ngiye kubona abantu kiraguterekera gutwara ndabwira muri abo abantu umwuka w'iki urupfu Imana hamwe ngo nubwo wize amashuri ukaba uri umunyabwenge ariko hari umudayimoni ukugendaho ariko uyu munsi Imana ikuzanye kugira ngo iguheshe iki igukureho uwo mwuka mubi kandi igukureho uwo mwuka w'ubugingo mu izina rya Yesu wayigengamira cyane wayigengamira cyane wayigengamira cyane wayigengamira cyane Imana ntabwo nimubwire nubwo Satani ari bakwereka iby'iminsi ibiri aragira ngo akwibagiza gusenga neza akwibagiza gusenga bisoze akwibye ucabitse ndabwira ngo ariko Imana yanze ko abana tabe baba bazavuga n'ibindi mugabo bayikorera bashyira cyane irambwira ngo warize ufite amashuri ariko Imana ikuyeho umwuka ukenyuka mu izina rya Yesu irambwira ngo nikubwire ngo amaso usengesha umwuka iki iteka kuko umwuka ukuriho no gukenyuka kandi ntabwo bigize gute urabizi bigufashije wapfukama ukagusengera Imana igakora umwuka mubi mutunge ikiganza Imana igakora umwuka mubi mu izina rya Mana mu izina rya Yesu turi imbere y'amaso yawe ni wowe twaje kureba abantu batwimye inzira abantu batwimye akazi abantu batwimye amahoro abantu batwimye umutekano baduteza ibibazo ariko uyu mugaragu wawe ni imbere yawe imbaraga z'Imana zibe kuri wowe icyubahiro cy'Imana kibe kuri wowe Mana mu izina rya Yesu acyariye Imana ivuga bikaba watwiga gukomera uyu mugaragu wawe apfukamye ahangaha umugirire imbabazi kandi bikimeze bityo wongere umwubake bikimeze bityo ushyigikira urugo rwe kandi mu biganza bye n'ubw'inyatsi yamuteye turayirukanye mu izina rya Yesu urakoze gukunda ngo abantu ukamukiza mu izina rya Yesu amen Mana yambwiye mubwire ngo mu by'ukuri ntabwo ukomeza ariko akwiye kuba umeze ntabwo by'ukuri umuntu ukomeye ariko Satani yarakwiganisha ariko Imana yawe ikwiye gukomeza uri hafi y'Imana nabonye umugisha wawe usura mu biganza byawe Imana irakwiye guhumura ntabwo izibagirwa isezerano yagiranye nawe tuyikomere amashyi cyane haleluya kandi haleluya kandi
komera amashyi menshi Imana uracyari amana vuga bikaba uracyari amana tegeka bigakomera igihande mu gihe hari abantu Imana igiye guha amafaranga ahangaha baza guha imibare ndebe ko bazabaho usanga none ndagize imibare ntabwo uzi kuri gusengera abantu wowe inkweto zikagira nk'iz'abakana wowe uri gusengera abantu uzi ko dusengera abantu bakagura mu modoka twebwe nta n'igare hariho twahuye ejo bundi mu nzira ngati pasiteri zamura amaboko w'Imana icyubahiro amara yazamujyana agiye gufunga uzamugiza amaboko w'Imana icyubahiro avuye mu modoka umudore w'imodoka bamuhamiriye ku ngingo yaje asabiye kuvuganisha mu muhanda Imana icyo twabonye Imana icyubahiro Mana muri iki gihande Imana ibwira ngo babwira ugiye guha amafaranga iki gihande ni iki kuko se muraganwe neza amafaranga ndabona muyabonye banyimaho niyo banyimaho cyangwa kamaze rero ahangaha none abanyaga bafite impuhwe zo kumva maze ndimo ndabona ahangaha mwese twumvanira cyane ntabwo ari urwenya ngo Imana isukugisha muri iki gihande ngo Imana itanze amafaranga irambwira ngo mujye mwibuka gutanga kimwe mw'icumi kandi amaturo ni itegeko ry'iki ry'Imana kuko abantu Imana bamugisha mu rusengero barageze ko bamugisha bakibagirwa abenshi niyo mpamvu babona ikibazo gikomeye cyane kubera yuko bagira umugisha bahabwa mu ziki cy'Imana ariko babura kubona bagatibagirwa iki Imana kandi Bibiliya ivuga ngo kwizera kudafite inyuma kwize gute gupfuye Yesu ashimwe cyane Imana ishimwe cyane zamura ikibazo cy'Imana gikomera gakeye cyane haleluya Imana izi kigomba kujya gukora nubwo abantu bakwirinzira nubwo abantu bakuvuyeho nubwo abantu bapanze nubwo abantu bakwetse ariko Imana iri kumwe nawe nawe Yesu ashimwe cyane b'impumyi ngo yarashakuje irataka ngo Yesu mwene Dawidi ngo barayicyaha ariko igomeza gute gutaka bishatse kuvuga ikindi nawe ntushobore gusenga ntushobore kwibera iki cy'Imana ntushobore reka akantu gakomeye cyane murandika mu minsi yashize barangije ahangaha arangira naguze intebe zigura ko nta bantu Imana itambiye ngo nizigure zari intebe za okasiyo cyangwa se zakoze muzazizana n'imodoka ahangaha maze kuzizana nange ati intebe ngurisha nshingiye ku nayigereye intebe bita ko ndazigura nishyura amafaranga akagera mu bihumbi magana angahe maze kuyishyura turarandikirana aragenda hashize iminsi ibiri wa muntu w'intebe wa muntu nyine wa mushoferi wasizanye azana ngo nabagira intebe baza kuduteza ikibazo ahangaha bahageze tuje gushaka intebe zacu twageze gutya twabuze batubwiye ko ahangaha hariho ziri intebe barazikorera barazijyana yego bamaze kuzijyana bafatamo n'izacu zo ku rusengero nazo bagira gute barazijyana ko rero kuzigera 60 bo baza bashaka intebe 100 kandi zose ariko bazigera bagira gute barazijyana njya gusenga Imana yazamana kuko naguze ziteze mu rutare naziguze atari mu rusengero nizo n'icyaha cyangwa zo gusengera njya gusenga Imana yangati ngewe sigere mbere ibintu bishaje niyo mpamvu ndetse nakabitwa ndarakara ndababara ndavuga rwose wemereye gutebe ibintu bishaje kuko utaza n'ishyashya Imana ntabwo zikorera maze umuntu wicaye ngo wicaye gute bimeze ite ni ishyashya cyangwa
Ishashi. Ibintu bitanye Imana kuri ishashi. Urega Imana kuri ishashi. Niyo mpamvu ku buzima bwawe amasafuriya ashaje, imyenda ishaje, inkweto bishaje, igiye kwisohora mu izina rya Yesu. Niba mu byiza yagukoze amahirwe cyane. Niba byiza yagukoze amahirwe cyane. Shama n'abagisha bisinzi. Bari kuri ibishaje. Ibishaje n'amasafuriya yakumutse, imyenda iri kurarira, iri kureba ukuntu yewe inkweto zimeze. Kuko Imana yabwiye hano ibintu bishaje. Cyangwa ntabwo ugereye ibishaje. Uceye izetere shyashya. Umva icyo bashaka kugeraho rero. Ndababara cyane Mana. Umuntu anyine ni umupasitoro kozi Imana anagende simubona. Imana ntabwo ikintu uzamufata. Kwezi kwa 10 itariki 0 kurashira ntamubonye. Kwa 14 kurashira ntamubonye. Ukwa mbere kurashira ntamubonye. Ukwa kabiri yiburaho. Ntugamire kuya. Hano ni ya gutekereza. Nige. Mu gitondo ndimo muracyarora. Ndimo kwigenda mu muhanda. Ndimo ntamuragenda. Mamuye ndavuga ni hagarara. Bereza. Hagarara. Wanyibuka cyane mu kurinda kwibuka. Ntabwo ntekereza. Ntabwo mfite bitamuca kimwe. Tugendere muri rimwe. Musige muri rimwe. Kumenya Imana nashinje. Haleluya. Nta muntu wacyuma umukozi w'Imana gazagirwe azagira umugisha. Nta muntu wakuvuma, nta muntu wakuvuga Imana yakuvumye ngo bye gute biguhame. Nta muntu wakuvuma akakuvuga. Nta wakuvuga Imana yakuvuze ngo bye gute bimugwa amahoro. Haleluya. Haleluya. Nibarekeraho. Ariko Imana ikora muri sozo amasezerano. Haleluya. Iyo muri barabagatiga umutima atoneza ntamwiki. Bakasigara aho. Niyo mpamvu yatinze. Bamusehe icyambabaje. Suko yagiye. Icyambabaje ni ukuntu yagedeka mu mujyi. Ari mu mujyi wa Kigali kandi sebeki. Rero pati mu kiganza. Mubwire Imana ikora gake gake. Imana ikora gake. Haleluya. Ikora gakeya. Kandi muri butiki ikora ibintu abantu barabona. Ikora ibintu ikora iyo byamaze gucanga bamaze kuticize bagira Imana ikora. Ibagira gute? Imana ikora. Iyo bamaze kuticize Imana igira gute ikora. Tuyikora abashoboye cyane. Iyo bamaze kuticize. Haleluya. Tugiye gusaba kwa kabasabageze vuga akantu kamwe. Umuntu umwe yarafite abantu bane n'umugore. Bukeye Imana iramuzamubakira. Nzamuha inzu. Asema umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, imyaka 8. Bukeye aba mu nzu abara kwishyura. Bamusohora mu nzu. Bamusohora mu nzu afite ivugabutumwa ahantu agomba kubwiza buki mu giterane. Najya gukora ku Imana. Noneho uwo munsi bamusohoye mu nzu nibwo bagomba kujya kubwiriza. Bamaze kumusohora mu nzu niba kumusota muri mubi ako kanya imvura itangira guhinda. Yego kandi musohoye afite n'imugabo gutuma aravuga ko asohoye mu nzu imvura ikaba itangiye guhinda umugore n'abana bakaba bari hanze kandi afite uvuga gutuma ndakora iki. Afata umwanzuro yigira inama afata Bibiliya ajya kuvuga ubu asiga imvura igira gute iri guhinda abana basakuza tuturirirwa aturajyagiye papa kandi avuze gute uragiye umugati ko maze ubaze ko ntabwo bigira iyo Mana ukorera igutaye hanze ukawufasha Bibiliya ngo ugiye gusenga imvura iri guhinda ngewe n'abana bari turi hanze iyo Mana ukorera ntabwo bize. Ntabwo ndimo kugenda aragenda. Akimara kugenda nuga amakuru yabaye. Abageze nibuga gutumwa. Niyo mfite gahunda yo gutumwa. Akiramura Bibiliya. Muri ako kanya Imana iteza ikibazo. Aho baramusohoye mu nzu. Aho
gucisha aho ngaho ataraye ku rusengero abanza guca aho ngaho akihaca imvura igize gute iraguye ikimara kugwa umugore n'abana bafata ibisambi bafata n'amatera n'amashuka bagira gute bariyorosa umugabo ari kuvuga ubu ariko imana irashaka ntabwo ishoboye irafata ntabikora wigira mu ijambo ry'imana ngo byandike kuko umwami imana yagira gute kuko umwami imana yagira gute yigisha mu ijambo kuko umwami haleluya kuko umwami imana azanye abana niyo mpamvu nagira gute hama tugeze mu by'ukuri yari yambaye buriya yareba kuyigisha atambaye yigisha kuko umwami imana azantaba niyo mpamvu nagira gute ariko nyigisha agiye kumva imijyi mugatumura mwana wanjye ntabwo azakoze iki isoni pasiteri ari mu maroka ngo barakase ngo akihagera asanga abana baritwikiriye amashuka bitwikiriye imisambi barimo baragira gute baranyagirwa ngo akikubite maso umugore asanga ni umukozi w'umugore w'umukozi w'iki n'imana ugagiye umugabo wanire umugabo yagiye kuvuga ubutumwa heza simbiza ati ikibazo cy'iranga yagiye kuvuga iki ubutumwa kandi yagiye kuvuga ubutumwa ku pasiteri none se byageze ati badusohoye mu nzu umaze gusohora mu nzu umugabo nk'ahantu ashatse aho tujya ahita afata biragira gute arigendera ngo yagiye kuvuga ubutumwa ntumbaze pasiteri ati gukomeza ati guhera ngubu intize eshatu izafata mwimwe ngize gute nayo hayi komera abasore cyane izafata mwimwe ngize gute nayo bati batatu akiri kubango kuko umwami imana azagira gute azagira gute azagira gute abantu byiza bamukoze izamuye cyane akiri kubivuga pasiteri ahamagara imodoka muza mupakira ibintu bahita bashyiramo bakimara gushyiramo ashyira mu modoka arangije kubashyira mu modoka hagatimira gute mumurikire baramukurikira barakata 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 mumbwira ngo nubwo igutiza izamutegera nubwo igutiza gute izamutegera abayiturukisha izamuza haleluya bakimara gukata agiye kubona bari ku gipangu cy'orosoni ati muparika aha baraparika abwira umuzamu ngo mukingure iki igipangu bakingura igipangu bakimara gukingura iki igipangu yinjizemo imodoka y'ibiri inzu y'ibyumba bine na salo n'igikoni na dushe na po bahora po irimo na po aramubwira ngo sigara ahangaha upanga ibintu byawe neza namenyere ku rusengero akigera ku rusengero asanga umugaragu w'imana imbere ku mavuta hagomba kukuba imana agira gute hazantabara niba muragira gute hamara zabura y'icyobo kukuba imana azagira gute haleluya asanga ari mu mavuta ugagiye uyu nguyu ari imana yivuga neza ndajya kwibutsa iyi mana yacu iyo uyivuze neza naho waburara naho wakena naho wasoza ntabwo uzajya gute ntabwo uzavuga iki isura ntabwo ugiye kugira ngo tubashe kubona ari umusore nurengeza gute yashaka ariko sigaho umusatsi ugira gute ariko cyangwa ugira ngo ugira gute sabiza ndashima imana bitwika turi kubona amashyira cyane yakozwe n'isoni ishobora ringahe irashoboye abantu mbere ko ishoboye abaporomosiyo y'abantu benshi bahagaze rimwe kabiri gatatu reka dusenge imana ishimwe cyane ariko
ntabwo yisemera kuko mariye turashima Imana y'abana nawe cyo ntabwo ari ibintu by'igipindi byaba ntabwo ari ibya bino bihago oya ntabwo ari amakabya muri nibyagize gute cyane habwa Imana kucyangwa wowe gutuma wigishwa umutima muki ku Mana. Imana ishimwe cyane rero turashoje ewe ariko ntacyo birahura. Imana ishimwe tugeze mu mwanya mwiza hari umuntu wanditse gushima Imana yewe niho ngiza mwihangane sinzi ibintu byageze ngeze nka cya kiyoni murebwa nyine